Abenshi twamumenye ku izina rya Kanyombya binyuze mu bikorwa bitandukanye yagiye agaragaramo, gusa ariko by'umwihariko nk'umunyarwenya, nk'umukinnyi wa filime, ndetse nk'umuntu wagiye ufasha ibigo bitandukanye kwamamaza ibikorwa byabo, ndetse nk'umuntu wagiye ufasha abahanzi kugaragara mu mavideo y'indirimbo zabo. Nibyo bikorwa twagiye tumumenyamo, ndetse n'iryo zina Kanyombya rirakora kugeza kuri uyu munsi, aho benshi bazi ko ari ryo zina bye bwite. Gusa ariko ntago ariko yitwa burya. Amazina ya Kanyombya bwite bamwita Kayitankore, niyo mazina yiswe n'ababyeyi be bombi. Gusa ariko Kanyombya afite ubuzima bukomeye, afite ubuzima wakigiramo byinshi, afite ubuzima wagira isomo ukuramo. Gusa ariko benshi murabizi bajya bavuga amateka y'umugabo bakayagoreka, ndetse bakayavuga mu buryo bwabo, bakabivuga mu buryo butari bwo, niko nabisobanura. Gusa ariko ndaza kwifashisha ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'ibinyamakuru tuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda bikomeye byagerageje kuganira n'uyu Kanyombya. Hari ibyo yabatangarije ku buzima bwe tugomba kumenya nk'ukuri, ndetse tugomba kumenya kuri uyu munyarwenya wo mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko bimwe mu by'ingenzi nakubwira, uyu nguyu bita Kanyombya buriya yamaze imyaka isaga 10 mu gisirikare, kandi ikijyanye no kuba yarakutse amenyo yabishyizeho umucyo, ndetse aranabisobanura avuga yuko yakutse amenyo ari ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza igihe barimo kubohora igihugu cy'u Rwanda bagikura mu maboko mabi, ubu kugeza kuri uyu munsi tukaba turi kwishimira ibyiza batugejejeho. Gusa ariko mbere ko twinjira muri iyi nkuru, icyo ngusaba ni kimwe, no gukanda subscribe, ubundi ugasiga comment na like, twajya tubana buri munsi. Kandi niba hari inkuru twakoze yagucitse, ni inkuru nyinshi bagenda unyuzamo amaso, hari byinshi wakigiramo, hari byinshi wakuramo. Ngiye nk'ibisanzwe ngiye uri kumva kuri mikoro ni Philox M. Gusa ariko nagutindiye, turaza kwinjirana mu buzima bw'uyu nguyu bita Kanyombya, umenye uti ese nuwahe, yavukiye he, ese ababyeyi be nabahe. Gusa ariko uyu Njori cyangwa se Kanyombya ni umunyarwanda wavukiye muri Kongo ku itariki ya 23 Gushyingo umwaka w'1962, avukira mu mujyi wa Goma. Uyu nguyu yamenyekanye cyane mu gukina filime zo gusetsa mu Rwanda nka Kanyombya, kuko yatangiye kuzikina mu mwaka w'2001. Gusa ariko ibi ngibi byatumye amenyekana cyane kuko afatwa nk'umwe mu bantu bifatiza muri filime zo gusetsa mu Rwanda. Gusa ariko Kanyombya hari filime zitandukanye twagiye tumumenyamo, ni filime zakunzwe, ni filime zamwubakiye izina zimugeza ku rundi rwego, ubu kugeza kuri uyu munsi benshi tukaba tukimukunda ndetse tunamufana, tunamukurikirana. Kanyombya hari filime zitandukanye, gusa muri zo nakubwira harimo nk'iyo bita Bwenge naguhenze, iyo bita Buharara, cyangwa se iyo bita Batubuzi, n'izindi nyinshi zitandukanye. Gusa ariko ndagira ngo nkwinjize mu buzima bwo bita Kanyombya. Ubundi Kanyombya yavutse kuri mama we bita Gaudence Mukandutiye, ndetse n'umubyeyi we akaba se bitaga Jean Baptiste Sakumi. Avukira mu muryango w'abana 7, gusa ariko hasigaye abana 5 gusa. Yize amashuri abanza kuri École Primaire Saint André mu mujyi wa Goma, akomereza yisumbuye muri Tugane Institute, ahava mu 1992. Ahita ajya mu gisirikare, yavuyemo mu mwaka w'2002. Mu gisirikare yarwaniye mu ngabo za RPA zafashe igihugu mu mwaka w'1994. Avuye mu gisirikare nibwo yatangiye gukina filime, kugeza na n'ubu ntiyigeze ahagarara. Kugeza kuri uyu munsi Kanyombya afite umugore babana, murabyibuka neza, baje gusezerana mu mwaka w'2012, kandi bafitanye abana 2 ndetse n'abandi bana barera. Kanyombya wasobanura yuko ndetse anabyemeza yuko impano yo gusetsa yayikuye mu muryango we wabo, kuko yemeza yuko haba ababyeyi be cyangwa se abavandimwe be bose ni impano yo kuganira bakuranye, ndetse yakiyongeramo kuba ari abanyarwenya cyane bazi gusetsa. Gusa ariko umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime bita Kayitankore Njori waryubatse nka Kanyombya, yatangaje ko yakutse amenyo ari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, kandi ko akibitse ibimenyetso bigaragaza uko byagenze. Kanyombya yavuze ko hari benshi bagiye bibaza uko byagenze kugira ngo akuke amenyo, ngo hari abo yumvise bavuga ko yayakutse yasinze, abandi bavuga ko yarwanye arushwa imbaraga bakamukura amenyo. Uyu mukinnyi wa filime wagize izina rikomeye kuva mu myaka 20 ishize, yavuze ko yazize urw'abagabo kuko yakutse amenyo ari ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Avuga ko afite ibimenyetso bigaragaza uko byagenze, ndetse ngo ushaka kumenya byinshi yamwegera akamusobanurira ndetse akamwerekana ibyo bimenyetso. Gusa ariko mu magambo ye Kanyombya yaragize ati, nazize urw'abagabo, abakutse amenyo simbasetse, njye nakutse amenyo ndi ku rugamba, ni ibisanzwe, uzaze mbikwereke neza uko byagenze, na amateka yanjye nta kibazo. Gusa ariko Kanyombya wari umutumirwa mu kiganiro bita Versus gica kuri televiziyo y'u Rwanda, gikorwa no bita Lakimana Nzeyimana. Gusa ariko ubwo yari muri iki kiganiro Kanyombya yavuze ko yihanganishije umuntu wese wakutse amenyo bitewe nuko byagenze, buri wese agira inkuru y'amateka ye. Gusa ariko yavuze ko yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992, avamo amaze imyaka 10, aho yasezeye bitewe n'imyaka ye, kandi ko ari mu babarizwaga muri bato yitwa Charles Mobile. Akomeza avuga ko akiri mu gisirikare hari inshuti ze n'abandi bajyaga bamubwira ko afite impano yo gusetsa. Gusa ariko Kanyombya wiyita siniya mu basirikare anavuga ko yakoze amahugurwa ajyanye no kuvura, ndetse ngo benshi mu bo binjiranye mu gisirikare ubu bageze ku mapeti yo ku rwego rwo hejuru. Uyu mukinnyi wa filime wamamaye ku izina rya Kanyombya avuga ko aterwa ishema nuko hari abafasha kunezerwa, kandi ngo inganzo ye ishingiye ku muco w'u Rwanda,
Gusa ariko Kanyombya aganira n'umunyamakuru wa televiziyo Rwanda yavuze ko kugeza muri aka kanya hari filime nyarwanda zisohoka muri iki gihe zitujuje ubuziranenge nk'uko yabiharaniye, ndetse banamubaje ku kijyanye n'umukinnyi wa filime mu gihugu cy'u Rwanda abona witwara neza ndetse w'umuhanga uri gusohora filime nziza, avuga yuko ari uwo bita Bishop Gafaranga. Gusa ariko Kanyombya n'umwe mu bantu ushaka gukuraho icyitegererezo ndetse ukanamukuraho n'inkuru yagufasha cyangwa se icyo bagenderaho mu buzima, nawe ubwe asobanura yuko hari byinshi yigiye kuri perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Kanyombya avuga ko yakuriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ko iri zina ariho yarikuye akora urwenya. Yavuze ko nabo mu muryango we bazi gutera urwenya kandi ko yabaga ari mu bakinnyi b'imena b'urwenya iyo babaga bagiye gukina imikino bahabwaga n'abapadiri muri Kongo. Avuga ko yatangiye urugendo rwa filime nyuma y'ijambo rya Perezida Paul Kagame aho yasabye abaturarwanda kwihangira imirimo. Kanyombya ku giti cye asobanura yuko yatangiye gukina filime nyarwanda byeruye hagati y'umwaka wa 2001 ndetse n'umwaka wa 2002. Kanyombya yatangaje ko yatangiye gukina filime ari kumwe na murumuna we bita Kanuma, nawe wabaye umusirikare gusa ariko waje kwitaba Imana mu myaka yakurikiyeho. Yavuze ko yagiye yigira byinshi ku bakinnyi bo muri Nigeria byanatumye ahitamo abakinnyi bigara rito nkawe. Avuga ko icyo gihe yari yaramaze kuva mu ngabo z'u Rwanda kandi ko nta mashuri ahagije yari afite yari kumufasha gushaka akazi, bituma atangira gutekereza ku cyo yakora cyamwinjiriza amafaranga. Gusa ariko Kanyombya akomeza avuga ko yahuje imbaraga nabo bari bavanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse ngo abo mu bihugu bitandukanye nk'abo mu Burundi, Kongo, Nigeria ndetse na Cameroon n'ahandi barabashimye, bavuga ko bagize uruhare rukomeye mu iterambere rya sinema nyarwanda. Akomeza avuga ko filime yabubakiye amazina ari yitwa Haranira Kubaho ndetse ngo mu buryo bw'amafaranga binjije make ariko nanone yabafashije kubaho. Gusa ariko uyu mukinnyi wa filime ufite amashuri yisumbuye gusa avuga ko iyo ataza gukina filime ubu yakabaye ari umushoferi cyangwa se dogiteri uvura abantu kuko yabikoreye amahugurwa. Gusa ariko nyuma y'uko yinjiye muri filime yasobanuye yuko yabonye yuko buri kimwe gishoboka igihe washyize umutima ku kintu. Gusa ariko Kanyombya yakomeje avuga yuko ari mu minsi yitegura gutegura ingendo zitandukanye kuri iyi si ndetse no ku mugabane w'Uburayi, muri Canada, Brazil ndetse n'ahandi ku isi kugira ngo abere ku buhanga ndetse n'impano yifitemo. Anavuga ko hari abantu bo muri Australia bigeze kumuhamagara ariko ntibyakunda akajyayo. Ariko kugeza kuri uyu munsi wavuga yuko Kanyombya ari we mfura mu bakinnyi ba filime mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo yababeshye, kandi wagaruka ku bikorwa bitandukanye yagiye ageraho wavuga byinshi bukira bugacya. Kanyombya n'umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe kandi bafite izina rikomeye. Gusa ariko icyo nagira ngo tugarukeho muri aka kanya, nagira ngo dushyire umucyo ku mateka ye ndetse n'ubuzima bwe, aho benshi bayagoreka ndetse bakabivuga mu buryo butari bwo. Gusa ariko nk'uko tubibonye, Kanyombya gukuka amenyo kwe nuko yari ari mu ngabo z'igihugu zabohoye igihugu cy'u Rwanda kandi byabaye ari ku rugamba. Gusa ariko Kanyombya nk'uko twagiye tubigarukaho ni byinshi wamenye ku buzima bwe. Gusa ariko njye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, ndagushimiye twa turi kumwe muri aka kanya. Icyo ngusaba ni kimwe no gukanda subscribe ubundi ugasiga comment na like, tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no kujya ubana nanjye kandi ukeneye kunkurikirana kuri platforms zitandukanye hose ni Philox Aime Promoter. Ndagushimiye cyane twari turi kumwe, ibiganiro nk'ibi nakagaruka.